imodoka urayitwaye ndayitwaye tu nabaye nk'abandi bakire bose ino bakina basiri bogo dore ukuntu bayitingi gusobanura esasi iba yita vora vora ngani iyo ukoresha imodoka ukayobora neza yakabobora neza gutya aho nukongeza umuriro gutya aho nta feri urumva hano kubita umuriro imodoka ubundi ukayagiserera ukumva Ntakibazo ntigaruka kurwara ntigaruka ndanywa fanta yonyine bagukora ate papa niye tunywere nihe uyu munsi twasuye busikete kugira ngo turebe ukuntu abayeho urabizi imbere twaramusuye hari byinshi twakoze hari imyenda yaje kugurirwa gusa uyu munsi twatunga nuko twamusuye tugasanga ya myenda ntihari so twavuze tuti rero ntabwo twakomeza kwemera ko akomeza kwambara iyi ngiyi tujye kumujyana mu isoko dushopinga imyenda myiza uyu munsi nawe aze kubabereye ubusye asi bimeze ukambara twa tuntu twiza busye ndagumeshe bya bindi byabaye nabi ubu tugiye mu isoko rero tugiye mu isoko kugurira iki imyenda uyu munsi uri kumva ubugura imyenda imeze byiza cyane noheri nziza noheri nziza kuri twese noheri yararangiye ikabutura n'ishati n'agapira se oya ibara uri kumva uri bukunde uri bwambare n'iriye urashaka agapantaro gato k'akabutura ibara ukunda kwambara ni rero sasa irakoze ibara ni umweru ngo turisangahe busye turisangahe ukatatu n'icyenda turisangahe saa cyenda ngo tugiye kugura imyenda sasa turebe turagushopingira iyihe iyo ni iy'abagore isakoshi ni iy'abagore ntabwo uri kubona tubanze ku myenda sibyo karame turakugurira ku ipantaro rero yamukwira busye karame umusirimu reka tujye tumanuka hepfo turebe hepfo busye turebe hepfo busye salama suhuza abantu basuhuza umujama aho ngaho busye musuhuze ngurira amasigisha ushaka reka turebe ese iryakwira ni irihe ikwira ni irihe ndetse ndebe umukara niwo mwiza ushaka y'umweru kamurebe sinshaka kugaragara mu mutwe ay'umweru y'umweru sirisiri ninira iki asa yakundana oya yakunda ntabwo yakunda ayo ngayo katurebe yasara gukwira busye akadaka yankwira ni binini ndetse ngushakira mu yandi anzambara agapfukamunwa gutya uzamura gutya se nkwereke aracyari manini ushaka maremare ushaka utugufi amaremare tukatureba ayangaya yagukwira irakwira nawe ihore nawe hari akamverope gahari akamverope zara akamverope mani amasogisi yakunda iki busikete wakabyara ukabyanditse aha ngaho wabisoma apo birahari ibindi ibi ngibi wabisoma bihanditse ibi ngibi bihanditse wabisoma nta kibazo ibi ngibi handitse ngo best friends inshuti nziza ukabitangira sibyo akanangaye ijana katureba ndi ndebera kandi kamukwiye busikete kase sikamubera nawe akandi ka design busike nkurebere kano ana karamukwiriye akasikezo ni keza katugurira imiguru eshatu sibyo nawe uzajya urarana uretse ndeba maremare nawe uzajya urarana azajya arana maremare ntabwo warisiga yakoramo n'imikara usijyana rero ntuzabyiba ibyo birahagije ibyo birahagije
birahari atuguriye naje iri ngiri aya ngaya ninde turishyura harimo ishati isi kandebe usitengwino niho turebe ku mashati ngo turebe ishati kubereye ngo turebe ishati wamutinya usikiye watugira mu mama katurebe amashati ngo turebe ishati yahanze turagaruka yahanze dukomeze hano siketi yanze ishati ya hano kadushaka indi reka tumanuke hano kadushaka hano ku myenda siketi baramo muramutinya amashati aho ngaho katurebe cyangwa turebe hano siketi turebe hano tugura ishati aho hanze arahanze tujye hariya hepfo rero tumanuke hepfo. nk'uko bisanzwe ku isi yose mu minsi mikuru isoza umwaka buri wese afite uko ayisoza, gusa benshi tugura umwenda tuzambara tugiye gusenga cyangwa se tugiye gucura inshuti n'abavandimwe. mwamumenye kuri Kabaye, Muchoma, Kuya Hapa, Otsa Brochette. ni umugabo udasanzwe ufite igikundiro kidasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. uyu mugabo buryo adasanzwemo ni indeshyo ye n'ukuntu akunza gusetsa abantu mu mashyengo menshi atandukanye. ari mu kigero cy'imyaka 75 na 80. ababyeyi bamwise Buskete Joseph. ngubu mwece muri kumwita Kabaye. njye nawe turi mu mujyi wa Butare, aha turi ni mu isoko. Buskete yahisemo mu minsi mikuru kwigurira kenda zasohokana nawe akamera nk'abandi bose akaryoha, dore ko ubuzima muri iyi minsi bumuryoheye nyuma y'igikundiro kitari gike afite kuri iyi minsi mu Rwanda. tukigera mu isoko, Buskete yaciye imyenda myinshi itandukanye, gusa aza kutugora bitewe n'uko amabara twakundaga atari yo yagendaga akunda. Buskete yikundira umukara. imyenda twamweretse myinshi iyo yashimye yiganjemo umukara, kubera uburyo yari arimo ashagawe n'abantu benshi cyane biza kumutera ubwoba. nyuma yo kubona icyo gikundiro afitiwe, adusaba kwicara agatuza. natwe twaje kwicara turamukundira, gusa kubera igikundiro afite, bamwe mu bacuruzi batuzana imyenda aho twari twicaye kugira ngo yigerere aho ngaho. Buskete yaje kwigera imyenda, aza kuyikunda cyane, maze nawe si ukwigera ye, akubitamo agapantaro, akubitamo agashati, akubitamo umukandara n'akagofero mu gatwenge kenshi cyane, maze araseka. akimara guseka yasohotse ahantu yari yambariye imyenda, maze abantu bose si ukumubona uburyo yasohotse aberewe cyane yabaye ibogari. isoko ryose rirahurura barashungera, benshi bamusaba kwifotozanya nawe ariko bamufata ku bitugu bati nshaka selfie. Kabaye muduhe selfie. Buskete nyihera selfie, mbabara n'ukuri ndayishaka. na Buskete si yabiriyo nk'umusitari, yahagaze maze arabareba cyane ati muze twifotoze. nabo si ukumwegera koko bati Kabaye turye selfie. Buskete atuma umwaka wabo bawusoza neza, binjira no mu wundi baryoshye nyuma yo kubona selfie n'umusitari ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, Buskete Joseph. twasohotse mu isoko, twaje kugera mu mujyi. noneho niho habereye ibitangaza, ibintu biradogera. abantu bose basohoka mu maduka, imodoka zirahagarara, moto zirahagarara, abanyamagare baraparika. bose nta yindi mvugo bavugaga, ni Kabaye, Kuya Hapa, Otsa Brochette. Buskete yarabaye Buskete.
mujyi mu mujyi pe ama etaje sha kwataye abasitari kabaye kabaye se nta kibazo uzabirehere nziza akira kiragutse yorore nkuko mubibona rero kwa gatari nzatuka kureba ye twivire mu isoko pe tuvuye gushutingira busikete uko mwabonye twamugura ibintu byinshi harimo amasogisi sabonye amasogisi busikete wabibonye ndayibonye amasogisi harimo ipantaro byose harimo amashati n'imipira byose yego twaguze kuba dedeti dedeti n'umugarama dedeti uraguze dedeti urangije dete n'umugarama ndigwe namubonye kuko mwayibonye busikete arahise arataha hari ukuntu abantu baza bakagusanga bamuguriye nk'umwenda umwe ntibamukoreye reservoir y'ibintu azambara ibyo rero twe twaba dutereka tumugure twinshi ntabwo agenda gutema muri karitsiye abona ibintu yambara ibintu bigenda neza ndakeka busikete yishimiye uyu munsi mbe mufashije nanagiheke dore kiri no kumvana no mu ntoki busikete so uzajya urabyambara utera uzajya ubyambara ute byambara neza banje ngibyo dufite cyo gukora time yawe tukuri kuri gusinya yo usye urucana no gutanga umuntu mbere barakora ibiki busye ndikubwira urumva ngenda sinzasanga wayitaye nuko sibyo noneho ujye umenya ngo urumva uyu mwenda mwambaye uyu munsi ndawubika umumese nta kibazo uzajya uramesa cyane none iki ntuzagera uhora mu mwenda umwe ujya reba nk'ubu gutyo umeze uri muri karitsiye wambaye gutya siko abantu bose bahita banagutija ariko nta kibazo bahita bagahita busikete yaratwitse tubaza ko wasangaye saa cyenda saa munani saa munani uzi ni isaha kabisa barayimize agasozi uri kukumva utese nta kibazo aka gasozi turi kuzamuka uri kumva kameze fresh igira nka gutya unabereka kuri stable urumva umeze neza cyane wabasha tugende nka gutya tugende nk'abasirikare uretse ngo tugende tugende nka gutya nk'abasirikare uricyo nk'abasirikare ugenda fresh kabisa ujya guta ndi soja kabisa guta bakamenyetso k'umusaraba bakavuga turarenda uvuga ngo ndi soja vuga ngo ndi umusirikare ndi umusirikare nta kibazo niwe inde Kagame niwe nyine niwe waduhaye amahoro buriya tabo ntabwo tuba turi gushopinga gutya ariko kubera ko dufite amahoro mu Rwanda turashopinga ibintu bikagenda neza sibyo ndakeka nawe urishimye usye karame use nturananirwamo gakeya ntabwo urananirwamo gakeya ngo ngire ikintu nkubaza usye nkubaza utubazo duke na duke sibyo kugira ngo dusoze nawe wiruhukireho gatoya sibyo nkubaza utuntu turebane ari noheri n'ubunani niki kibanza kwari n'inkoko byose kwari inkoko cyane ndikubaza ari noheri n'ubunani niki kiba mbere amafaranga oya ndikubwira ngo ari noheri kuvuka kwa Yesu Kristo urumva ari na bonani niki twizihiza mbere niki buriya umwaka tugiye kujyamo ni uwa kangahe usye ndi kukubaza uriya mwaka tugiye kujyamo ni uwa kangahe wa gatatu umwaka wa gatatu uba ugizwe n'iminsi ingahe iminsi itanu iminsi itatu ukumbwira itanu kandi ukambwira itatu uzaba ugizwe ukumva iminsi 350 n'itanu sibyo urabona nshaka kugura kandi ndekera ako ngako sibyo ukwezi kwa 12 urakuzi nta kibazo ukwezi kwa 12 ukwezi kwa 12 urakuzi ndakuzi kwa kugizwe n'iminsi ingahe iminsi itanu kabaye injira mu modoka umuziki wawe
umuziki urashaka umuziki ati wisize hejuru shyira hano yego rati kabaye busye kabaye ceceka gusa ndaje kwitahira ndaje kwitahira bapepere gutya tukabaye ndaje icyumweru icyumweru kuzana ubundi yarakoze kabisa cyane oya urashaje bushyete Yabana mu kirahure ku muri keza. hari aha reba hano tupere kabaye twagiye busye batashe kwitahe mu Rugarama rero byageze neza neza cyane komera bravo dore inyota inyota ugiye kunywa agacupa hano hepfo kumurwabo keredo keredo hehe urwabuya oya keredo igafumba keredo hoteli keredo yego shabuze nawe rero ariko ndashaje oya humura ese ndayisaze refupe urashaje ndashaje ndayamadoka kanyamibwa afite indwara bw'ingurube kanyamibwa usike niyo kanyamibwa niriyo igiye ari kuri parikingi neza kabisa hari imbere niko busye kabaye pe baba bukora baraza barahagera wapimuka ntabwo barahagera uje mu bukwe utantumiye uzaza ubwo bwa vesi nawe urabuzi ubwo tujya gutaha kabisa ubwo imodoka yacu nayo yari ihagaze twaje kuyinjiramo kubera ko abantu baramaze kuba benshi twirinda ko haba akaduruvayo kubera uruvunganzoka rwari ruri aho ngaho mu mujyi rushungereye busikete tukimara kugera mu modoka busikete yatunguye cyane yitegereza agashoferi akareba imodoka ati ibi ni ibiki ati bafata feri bate bafata umuriro bate maze agacishamo agaseka na shoferi akamwenyura busikete nibwo yaje kumusaba ati shofe hagarika nanjye ntwareho nanjye nshaka gufata feri ngafata vora nkumva uko imodoka bimera twese twasetse biradushimisha shoferi ati ngwino wicare aramwicaza busikete afata vora maze nawe aratwara yumva ubunyunyusi bwo gutwara imodoka mu byishimo byinshi cyane yahise avuga ati ndashimira nta byera wamfashije nkaba ngeze ahangaha ndi umusitari nambaye neza nicaye no mu modoka nkandagiye kuri feri nk'abandi bose si ibyo gusa uramburiyaje gumamo nta kibazo uyitware kabaye urabona ahangaha abanyarwandakazi rero busikete muramubona ahangaha ku modoka ibyishimo bafite nta nubwo bibona byinshi cyane busikete banza ubwo ibyishimo ufite nyuma yo gukandagira ku modoka nawe bwa mbere nta kibazo wongera ukandagira nusa uyumve uri kuyumva bimeze bite ni byiza cyane urumva biryoshye cyane ni ukuri ko banashimira Imana kubera ibintu bikubayeho inake kubayeho rwose senga Imana yishimire kubera ibintu gukora ibitangaza yego nitangaje nta gasengesho wayihereza nta kibazo agasengesho gusenga gusenga gutya iyi modoka se urayibona ute busikete nta kibazo iyi modoka mvugira ngo Legacy TV vuga ngo Legacy TV yakasikwa Legacy TV noneho reka imodoka mu cyongereza ukuntu bayita imodoka mu cyongereza bayita iki imodoka mu cyongereza bayita eka subiramo
vuga imodoka icyo bita ngo voiture urabizi voiture sikete vuga mvugisha n'ukora sikete mvugisha uzi ko imodoka yagutwaye umunyenga yagutwaye nuko utari kuvuga nta kibazo umunyenga kubanya mwinshi nayo izayigura pe nikugurire se reka da nyishyure reka da ndashaje uyarekanye kwishyura niyo yitwara uri tayari nayigusha pe wayigusha pe banza genda bankuri hafi ndi nka bodyguard ndi kugucungira fresh wabyemeye siyishyure noneho kugira ngo ugire none nyereka iyobore gutyo uyobore kugira ngo ndayishyura neza gutyo aha ugakata ute gutyo 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 ugatwara gutyo negamana no ku ntebe shaka nk'abakire gutyo kuntu begamana ku ntebe noneho bashaka kujya kunkorera ujye ukuntu abakire batwara basuye akaboko ukuntu abakire batwara bashyize akaboko hanga gutya hazo hakagezera reka ndashaje gutya ariko hirya kwa reka ndashaje reka ndashaje akoze ubukire burakubereye n'ukuri kw'Imana none ikintu nshaka kugira ngo ugire abantu urumva kugira akantu muzehe ntabyera uramuzi ndamuzi gira ikintu ubwira muzehe ntabyera kuba yaragufashije ukaba ugeze naho utwara imodoka iradiyo kareke nta kibazo gira akantu ubwira muzehe ntabyera kuba ibi bitangaza bibaye byawe neza byawe bihoro cyane kwihuta cyane pe ngambwira ibyishimo ufite nta kibazo abanyarwanda urabazi Abanyarwanda ndamuzi cyane abanyarwanda icyo babwira abanyarwanda nyuma yo kwicara mu modoka izajya kwikira imodoka inyarwanda inyarwanda ndi kuvuga abanyarwanda abantu batuye u Rwanda y'u Rwanda nicyo babwira busikeye wababwira iki koko ngufungura imodoka nk'umukire za ngufungure noneho sibona kire dasha yanyamariye za ngufungure nk'umukire uvemo noneho usohoke sha kabakire bose wongere unafunge bigende fresh ntacyo bacu yigaruka kurwara yigaruka ngeze ndangafata yonyine ndedutakara irakoze satera ziri hafi kare wagukorate papa niye tumwere niye tumwere aha ngaha twaje kuva mu modoka usikete akimara kurya umunyenga wayo twigira kuri pisine mbaza ngo tugeze kuri pisine habaye iki. Busikete ni ijambo yambwiye ntazapfa nibagiwe, nawe ni banyarwanda ntimuzaryibagirwe. Busikete yabwiye ngo ikiri cya kibuga batubwiye ngo Imana izacira mu rubanza. Busikete yabonaga ari ijuru, kuko yagiye kubona abona amazi asa ubururu, urabizi ukuntu muri pisine haba hasa. Yakwiriye areba ukuntu ikirere gisa, aravuga ati aha niho Imana izacira urubanza. Nanjye nasetse cyane ndavuga nti kabaye. Umwaka mushya muhire bantu mukunda Legacy TV.